numvishe iwacu ni mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kibirizi, intara y'Amajyepfo, akagari Kambuye, umudugudu wa Gako. Mukaba mwangiriye neza, mukaba mwabatabazi mwe, no mu ijuru tuzabaneyo. Ntarahuma nari umukene ariko ukeneye Yesu. Narahumye ndahababarira cyane. Nari bimeze bite se ko nari mu mwijima nifuza urwankuraho nari burundu, nifuza gupfa. Ubu ngubu ko mpumye, ubu ngubu koko napfe nkava, ariko Imana ntabwo yabyemeye. Imana yacu ihimbazwe. Nabona neza se ni ukuri ntaho najyaga, nagumaga mu rugo, abantu b'Imana bakangaburira, no kwa muganga ntaho najyaga kuko sinabashaga kujyayo, mbese nkababara cyane. Amakuru numvise uko nayumvise, hari umuntu w'Imana witanze, uwimba ari umunyabuzima, banza ari umunyabuzima cyangwa se n'abanyabuzima twarabanaga ariko nta kintu byari bigeze bamarira. Ariko uwo muntu waturutse hirya y'umusozi niwe waje arambwira ati, aramvuganira aho iwacu Kibirizi ku ivuriro, dufite umukecuru wabuze hepfo no haruguru, umeze nabi, none mwamumarira iki nk'abayobozi nk'abaganga? Bo baravuze bati muzamutuzanire. Hari haje abaganga nabo bavuye ku rwego rw'igihugu, niko batubwiye. Ubundi baraza bambaza uko mbayeho, ndabatekerereza, bambaza ikintu kintunze, ndababwira ntigiye ntuzwe n'abaturage, nta kindi kintu. Abantu b'Imana bakomeje nyine kungaburira, bakanzanira ibyo kurya, bakanzanira abana, bakampa amazi. Nabyakiriye neza cyane, ari nabwo ubu nyine ndimwe mbashimira cyane. Narabyizeye, ari nako kugira gute kugira ngo mpumuke mbone ibyo nambaye uko bisa, mbone n'iyi nkoni mwampaye uko isa. Narabyishimiye cyane, n'ubu urabibona. Nabanje kugira ubwoba, bakora ijisho rimwe, baracya muganga arambwira ati yaripfukuye nimba ari ejo. Ese ubu urandeba nta kintu ureba? Reka da. Ati nta kintu ureba? Ntacyo ndeba. Abantu twari ntacyo ureba? Reka da. Hasize nk'umwanya, yewe ni muganga we nindakureba. Noneho ati komeza urebe. Ndeba n'abandi bantu twari turi kumwe, ndireba uku nguku. Uyu mwenda nambaye sinari nzi kusa n'uko, naravuga ngo ni igikara bagiye barandaruriza, n'uyu mupira ntabwo nari nzi uko. N'undi urabona ko nkireba abantu rwose urumva ko nta kibazo. Abantu Imana yiremeye, abanyabayobozi, abo bantu se nabereka Imana yonyine. Avuga ati mwarakoze, kandi rwose mwarakoze. Ibyo bigiye kumfasha, na mbere nakubwiye ko n'ubundi nikoreraga, nzakora nhinge uko nahingaga, ninumvi nyine ngaruyemwo intege, nikorere. Ni ukuri rwose Imana ibaho umugisha, Imana izabarindira imiryango yanyu. Ni ukuri rwose no mu ijuru tuzabe turiyo.